Muraho neza nshuti bakunzi banjye, ndabasuhuje cyane. Turaburanye ariko mbazaniye amakuru meza cyane ku muntu wese wahora kunyandikira muri comment, Alice mfite impano nakubona gute, wamfasha. Uyu munsi reka nkubwire ko nkuzanira amakuru meza, ko nje kubabwira ko nshaka umuntu umwe, umukunzi wanjye umwe, duhura. Muri uko guhura akananyereka impano afite, hanyuma tukazabicisha kuri Alice TV show. Nahuye nawe ari no kutwereka iyo mpano yo gukina afite, hanyuma abakunzi banjye bo kuri Alice TV show kuri YouTube bakazatubwira niba koko uwo muntu ashoboye, hanyuma twasanga abishoboye tukazamushyira muri filime yacu izakurikira yo kuri Press Vision. Umuntu wese, umukunzi wanjye wese wanyandikiraga Alice ndagukunda, nakubona gute, mfite impano yo gukina, uyu munsi ubyumve, wandike muri comment, usige nimero yawe. Uwo biri bubangamire gusiga nimero ze kuri comment, muri comment aze kunyandikira inbox ya TikTok cyangwa se Instagram yanjye Alice Danika. Hanyuma rwose uwo amahirwe azagwaho, umva tuzakorana, tuzakinana filme, mbese nyine bizaba ari byiza. Kandi icyo kiganiro cyose kizaca kuri Alice TV show. Umuntu utakora subscribe kuri YouTube nanyaruke, kuko niho byose bizabera, niho azatugaragariza impano twasanga bikwiye, tugakorana muri filime. Aya mahirwe rero ntagucike. Wowe muntu wahora kunyandikira umbwira ko twahura ryari, mfite impano ki, yani icyo mbikoreye. Rero murakoze cyane, ndabakunda. Ubwo turi kumwe, turahurira muri comment, uwo biri bubangamire araza kunyandikira inbox. Murakoze cyane, ndabakunda. Ndabakunda cyane guys, bye.